Reka nanone ngusuhuze inshuti muvandimwe, nkubwire ko njye nawe nanone bidukwiriye gushima Imana, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Rero nshuti yanjye, dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya. Turi ku gice cya 15. Ejo twarebye ingingo ikomeye cyane ivuga ngo ibyo kurya bikomoka mu by'abantu bo mu bihugu batandukanye cyangwa se ibihugu bitandukanye bejeje. Ibyo kurya twabonye ko buri gihugu byibura kiba gifite ibyo kurya bibasha kugitunga kandi by'ingirakamaro, ku buryo bitari ngombwa yuko biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu byacu, ahubwo turabifite. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya uburyo bwo kubitegura ibyatugirira akamaro. Uyu munsi tugiye guhera kuri paji 281 kuri paragarafe ya 408, akagingo ka 408, ingingo ikomeye cyane ivuga ngo ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro bigomba kubanziriza amabwiriza y'ivugurura ry'ubuzima. Ahantu mukorera, ahantu ukorera, ahantu dukorera, ahantu mukorera umurimo haracyari byinshi byo gukora byerekeranye no gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Ibyo kurya biboneye ku buryo bwuzuye kandi bidahenze bigomba gutegurwa kugira ngo bijye bikoreshwa. Umuhanuzi aragira ati, ubutumwa bwiza bwerekeranye n'iby'ubuzima bugomba kwigishwa abakene. Mu gukora bene ibyo byo kurya hazaba hafunguwe inzira ku bantu bemera kwakira ukuri, nyamara bakava ku kazi bakoraga, bityo bakaba babonye icyo kubabeshaho. Kuko igihe tubayemo wemera ukuri ukabizira bakakwirukana. Rero muri ubwo bukene ukwiriye kubona uburyo bwo kubona amafunguro yoroheje kandi adahenze kandi aryoshye. Iby'Imana yaremye bigomba guhindurwamo ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro, abantu bakajya babasha kubyitegurira ubwabo. Icyo gihe rero tuzaba dushobora kwerekana amahame y'ivugurura ry'ubuzima, n'abazatwumva bazemezwa n'ukuri kw'ayo mahame bayagira yabo. Ariko igihe cyose tutazashobora kugeza ku bantu ibyo kurya byiza, biryoshye, byubaka imibiri kandi bidahenze, ntibizadushobokera kwerekana ukuri kw'ingenzi kw'ivugurura ry'ubuzima mu mirire. Ahantu hose ukuri kwamamazwa hakwiriye kwigishwa n'ibyigisho byerekeranye no gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Imana yifuza ko ahantu hose abantu bagomba kwigishwa gukoreshanya ubwenge ibiboneka aho batuye mu buryo bworoshye. Abigisha bafite ubuhanga bagomba kwerekera abantu uburyo bakoresha amahirwe atangaje bafite yo gukoresha ibiribwa byera mu gace batuyemo mu gihugu cyabo. Bityo abakene kimwe n'abamerewe neza bashobora kumenya uko bagira imibereho myiza. Ibi ni ibintu byumvikana, ni Imana ibivuga bavandimwe. Reka rero kubw'umugisha wayo twemere kuba abantu bumvira, tuba abana bumvira. Imana ibagirire neza kandi mbifurije imyiteguro myiza y'Isabato. Mugire umugisha.